guys, twishimiye kongera kubasanga kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ICT Rwanda, agaciro gakomeye. Muri video tugiye kubereka uburyo wakwesitara Voca DJ muri telefone yawe, ukabasha kuyikora ibyo DJ, ukabasha kumixinga, ukavanga umuziki byose ukoresheje telefone yawe. Akenshi na kenshi abantu bazi yuko kumixinga bikorerwa ku mashini byonyine, buri mashini cyangwa se aho udafite ubushobozi bwo kuyigura, bigatuma ubireka cyangwa se uhagarika kariyeri yawe bitewe n'uko wabuze ibikoresho. Ariko telefone yawe nayo yabigufashamo, ikaba igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Tuzatinze reka tukwereke uburyo washyira Voca DJ muri telefone yawe, ukabasha kumixinga, ugashyiramo ama effect agiye atandukanye, ukakora buri kimwe cyose nk'uko wumva, nta stop zigiye zitandukanye zakozwe n'aba DJ bagiye batandukanye. Tuzatinze reka tukwereke uburyo ubigenza. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Bisanzwe urafata telefone yawe ushaka gushiramo Voca DJ, noneho uhita ujya he? Urajya muri Play Store nk'ibisanzwe, ku bafite iPhone ni App Store. Noneho ushake, uraza hano muri research kuri Play Store, wandikemo Voca DJ. Okay, iyi ngiyi urabyandika nguko twabyanditse. Urabona noneho haza Voca DJ zigiye zitandukanye. Urabona hari aho dufite bitewe n'iyo ushaka. Twebwe dushaka gukoresha ni iyi ngiyi yanditseho Disk DJ 3D Music Player. Okay, iyi ngiyi kanyigire nini kugira ngo mubashe kuyibona. Okay, iyi ngiyi niyo niyo dushaka gushyira hehe? Muri telefone yacu. Okay, urabona iyi ngiyi rwose niyo dushaka gukoresha. Wowe icyo urakora, nimba utari wayesitara muri telefone yawe, urabona turayikoresha nk'ibisanzwe. Urayesitara, then ukanda hehe? Hano handitse open, uyifungure mu gihe wagize wamaze kuyesitara. Irahita iza imeze uku nguku. Okay, ukore allow kugira ngo wemerere iyi application kuba yakora muri telefone yawe. Urabona noneho urategereza gato scanning kugira ngo indirimbo ufite kuri telefone yawe zibashe kuba zakinika kuri iyi Voca DJ yacu dufite. Turategereza gato kuko indirimbo zijyaho ni indirimbo n'izindi. Okay, urategereza gatoya. Urabona bari kuvuga ngo welcome to Disk DJ. Okay, uratangira nyine. Iyi ngiyi ubona bigenda ni garden cyangwa se ni amasomo baguha uburyo ubigenza kugira ngo ubashe kubikora. Iyo ubishatse urabiskipinga cyangwa se ukabireka bigakora, ukakwereka uburyo ki bikorwamo. Gigabyte 500, ariko mo hano haba hagaragara 465. Iyi ngiyi niyo tugiye kugabanyamo. Icyo usabwa ni ukureba iyi video kuva tugitangira paka irangiye, kuko abenshi bagira amadisike, noneho ugasanga afitemo disike imwe nayo yesitayeho window, yagira ikibazo ugasanga yabuze ikora. Uwo twatangiranye nk'ibisanzwe, uraza hano muri search. Okay, noneho umaze kumva ibyo bamaze kudukorera, ni record twasizemo, ubwo nizo bafashe. Noneho urabona hano bahise baguha buri kantu kose n'ibyo gakora. Urabona ama deck 1, deck 2, ama playing, ama browser, byose urabona byose turabifite. Urabona hano hejuru ifite na record mu gihe washatse gukora mix recordinga. Hano hejuru urabona handitse start record, niho uhita recordingira. Hano dufite deck ya volume byose. Tukanze exist, then naho ubashe kumixinga indirimbo zawe. Okay,
noneho tugiye gushyiramo ikintu cyitwa ama effect. Urabona hano hasi handitse sample, uragakandaho uku nguku. Okay. Okay, urukumva noneho yama effect, urumva yama effect yo muri Voca DJ tugize ute, ahangaha naho aba arimo. Okay, noneho iyo ushaka kudownloadinga andi agiye atandukanye cyangwa se kuyadingamo ugira ute, uza hano handitse load. Okay, ukazamura volume, then ugahita uza hano handitse import, then ugashiramo ama sound effect wa downloadinze. Ku batayafite batwandikira muri comment bakatubwira niba bayakeneye twayabaha nta kibazo. Then ugakora hariya kuri add, urabona sound twagize ute, twazizemo zabashe gute kujyamo. Urabona ahangaha tuzite turazifite, ni izi ngizi. Urabona ni sound effect zigiye zitandukanye. Okay, urumva aya ni ama sound effect agiye atandukanye. Nimba ukunda kumva ama non stop cyangwa se ama mix yakozwe n'aba DJ bagiye batandukanye, aya ma effect urute urayumva nk'ibisanzwe. Reka dufate urugero byibuze ushaka kwadingamo indirimbo, uhita uza hano hari uturongo dutatu, urabona hano hikaraga ku ruhande rw'ibumoso. Urahita uza hano, urabona hano hari ibice bibiri, urahita ugira ute, urahita ufata igice kimwe. Ubwo hano ni icyo kuri deck 1, hano ni icyo kuri deck 2. Wenda reka dushaka indirimbo imwe. Okay, reka dufate iyi ni Mirere. Okay, noneho mu gihe ushaka gushiramo indirimbo kugira ngo utangire gukora non stop yawe cyangwa se mix, uraza hano hari akantu kikaraga, hari uturongo dutatu. Urabona ahantu hari uturongo dutatu hagiye hatandukanye, ariko uza hano iruhande, hano hari akantu kikaraga. Urabona bahita baguha izindi part ebyiri. Ubwo iyi part ya mbere ni iya deck imwe, indi part nayo niyo ku rundi ruhande. Okay, reka dushake indirimbo wenda tuza gushiramo kugira ngo dukore sample irute turebe. Reka dushiremo iyi, reka tube tuyihagaritse. Noneho dushiremo n'indi kuri runo ruhande naho. Okay, reka dushiremo Kevin Kaya. Reka turebe indirimbo, reka dushiremo Tombe ya Element. Naho tubwite tube tuyihagaritse. Noneho turakoresha iki? Noneho tugiye gukoresha yama effect twagize ute, twashizemo. Ku muntu utayafite kangwibutse yandika muri comment, nimba utayafite tukwereka uburyo ki wagira ute wayabona. Okay, reka dutangire noneho turute.
Nobody who gets me like you do. Tombe pour toi. You want to namugurira. Yo, hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin'. Iyo turi kumwe biba ari short time. Suguharara ngukunda full time. Big time, I'm a good vibe. Ukimubona uzana goosebumps. Suicide, afite full size. Mu myaka ijana wamubona 2 times. So guys, reka tureke ahangaha, wenda simbizi niba biri buze gukunda ko bataduha copyright, gusa nimba wumvishe aya majwi atarimo umenye ko indirimbo twazikinyina n'ubu ukona turi kuzikina, ariko turi kwangira ibibazo by'iki by'ama copyright dushobora kubona. Uku nguku niko washira Voca DJ muri telefone yawe ukajya ubasha kumixinga indirimbo zigiye zitandukanye, okay, kugira ngo ujye ubasha kurute kwivangira umuziki nawe nk'abandi bose, ukaba umu DJ byose ukabikora, ukaba gutumira mu kirori runaka, habaye ubukwe, hagize ute bose ugakoresha aka kantu. Gafite udu features twinshi. Nimba ushaka kumenya byinshi bigiye bitandukanye, naho wandike muri comment akuru kubona udasobanukiwe, kugira ngo ubutani dukora video turi kugaruka kuri Voca DJ muri telefone nabyo tuzabikwereke, uburyo wazihindura indirimbo ikiri kugenda, uburyo imwe yazira mu yindi, tukakwereka ibyo bise za BPM, uburyo indirimbo ziba zifite beat imwe, ku buryo imwe ivamo n'indi ijyamo, umuntu ntayirute ntarabuka ntamenye ibyabaye. So guys, nimba kano kantu hari icyo kagufashije, kora subscribe kandi no kunzogera kuri tubasha kubana muri buri video cyangwa se buri update yose dushize kuri channel, ujye ubasha kuyibona. Ciao, hasta la vista. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.